Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku jambo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 4 murongo wa 15. Ravuga ngo uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we, nawe akaguma mu Mana. Amen. Ahangaha turabona ko iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukamuhamya, Imana Data igushyiraho ikimenyetso, iguha umwuka wayo wera, akaza kuba mu mutima wawe, akakubera ingwate. Haleluya. Icyo gihe rero umwuka wera aba muri wowe, kuko dusoma yuko turi insengero z'Imana, turi urusengero rw'umwuka wera, ariko abantu twese, abayubaha, abayikunda, abemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Yesu Kristo rero utweje umwuka wera kugira ngo abe muri twe, ahore atubwira ibya Yesu, atwibutsa ibyo Yesu yatwigishije. Hano rero tubona ko niyo dufite umwuka wera, tuba turinzwe kubera ko turimo Imana. Imana iri muri twebwe, natwe kandi tukaba mu Mana, natwe tuba muri Yesu Kristo. Harimo ubusabane rero hagati y'abana b'Imana ndetse n'Imana, Uwiteka Imana yacu. Turashima Imana rero ko guhamya mu bandi kw'Imana Data ariyo turi abana bayo, tubona ko ari ubuhamya bwo mu mutima ndetse bw'umwuka wera ku isano dufitanye na Kristo nk'abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo abana b'Imana, ni ukuvuga ko twabyawe natwe n'Imana kubera Yesu Kristo waje kutugira abana b'Imana, kandi tukaba abaraganwa nabo na Kristo. Hano rero ni umugisha ukomeye cyane wo kuba abana b'Imana iyo dukomeze guhamya ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ibyo byonyine guhamya, kuko ni nacyo Yesu yaduhamagariye, ni ukugenda duhamya kuzuka kwe. Igihe rero tubaye abana b'Imana, tubaye abakristo, tugomba kumuhamya hose kugira ngo Imana igume muri twe, kandi tuba dufite Imana muri twebwe, natwe turi mu Mana. Ntabwo rero dushobora kubyumva neza. Ni nk'uko wafata umwenda ukawushyira, tuvuge, mu mazi, amazi ajya mu mwenda kandi n'umwenda uba uri mu mazi. Ni ukuvuga ngo ubwo ni ubusabane budasanzwe bwacu hagati yacu n'Imana n'abemera umwami Yesu Kristo nk'umwami wabo. Nkaba nzi neza yuko nawe wakijijwe, kugira ngo wowe uriho utwumva, kugira ngo umwakire nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo aguhe izo mbaraga zo kumuhamya, aguhe imbaraga zo gukunda, aguhe ibyemezo, mbese bihamya yuko turi abana b'Imana koko. Ibyemezo kandi kitwemeza niyo ngwate y'umwuka wera yaduhaye, kugira ngo ibihe byose tujye tumenya ngo Imana iri kumwe natwe kandi turi mu Mana. Ibyo dukora byose, imigisha yacu yose iri muri Kristo Yesu. Natwe rero tuba muri Kristo Yesu, tuba mu Mana, kandi nayo ikaba muri twe. Icyo kidukwiriye rero ni ukujya duhamya ibyo Yesu Kristo yadukoreye, kugira ngo n'abandi bamenye umwami. Kandi icyo Imana ngo ishaka ni uko abantu bose bamenye ukuri bakihana. Haleluya. Uwiteka rero abane natwe, abane namwe twese, kugira ngo dukomeze gukorera umwami, dukomeze guhamya umwami, kugira ngo benshi bamenye ko ari umwami kandi ari umukiza wabo, ko aricyo cyamuzanye. Haleluya. Uwiteka abane namwe kandi abahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.